Yesu ashimwe waramutse neza uyu no munsi wanjye uyu no munsi wawe ukubera umunsi mwiza reka dukomeze twibere mu ijambo ry'Imana rigwirire mu mitima yacu aba ryo ritubera umujyanama aba ryo rituyobora aba ryo dushingiraho ubuzima bwacu bwose n'ibyemezo byacu byose turacyari muri Zaburi 119 nkuko twabivuze ni Zaburi ndende ariko twiteguye kuyisoma kugira ngo twige icyo buri murongo uvugana n'ubuzima bwacu turahera ku murongo wa 33 tugeze ku murongo wa 72 ngo Uwiteka ujye unyigisha inzira y'amategeko wandikishije kugira ngo nyitondere kugeza ku mperuka sinzagere hagati ngo mbivemo ahubwo nyitondere kugeza ku mperuka umpa ubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe nyitondereshe umutima wose yego kwitondera amategeko y'Uwiteka bisaba ubwenge umpa ubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe nyitondereshe umutima wose ne kubamo igice kaguru kamwe kariyo akandi katariyo nyitonderesha umutima wose uncishe mu nzira y'ibyo wategetse kuko ari byo nishimira uhindurire umutima wanjye ku byo wahamije ariko sikunda mumbi uhindurire umutima wanjye ku byo wahamije mu yandi magambo ni umutima wanjye wari uri ku byo utahamije wari uri ku by'isi ivuga wari uri ku bintera ubwoba uhindurire ku byo wahamije atari kundamo mbi ukebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira umumaro unzurire mu nzira yawe ukomereze umugaragu wawe ijambo ryawe ryasezeranijwe abakuba kebukisha amaso yanjye kura amaso yanjye ku bitagira umumaro uyerekeze ku byo wowe wahamije ukomereze umugaragu wawe ijambo ryawe ryasezeranijwe abakuba unkureho umugayo ntinya kuko amateka yawe ari meza dore njya nifuza amategeko wigishije unzure kubwo gukiranuka kwawe icyampa kukwifuza iby'Imana ivuga kukagwirira mu mutima wawe nkubwiza ukuri iri jambo rikugira ngo unzure kubwo gukiranuka kwawe nta kabuza ubuzima bwawe buzazuka buzakurwa mu rupfu ijambo rikura mu rupfu ijambo rikura mu maganya ijambo ritumaramo gushidikanya ijambo ridukiza ubwoba bw'ibihe twagendanaga ni ukuri turazuka ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe ngo dore njya nifuza amategeko wigishije ubyifuza ubinyoterwe ubuzima bwawe buzazuka ngo Uwiteka imbabazi zawe zingereho nizo gakiza kawe nkuko ijambo ryawe ryasezeranije niho nzabona icyo mbwira untutse kuko niringira ijambo ryawe nzabona icyo mbwira untutse cyangwa se umbaza ngo Imana yanjye iri he cyangwa se ibimpinyuza bitandukanye nzabona icyo mbisubiza kuko niringira ijambo ryawe ariko iyo nta jambo ry'Imana riri mu buzima bwawe ibiguhinyuza birakubasha ariko iyo rihari usubizanya n'ibihe usubizanya n'uburwayi usubizanya n'abakubaza ngo Imana yawe iri he usubizanya no gushidikanya gutuye muri wowe iyo ufite ijambo ry'Imana riri muri urarisubiza umuntu aratangaje uziko gushidikanya gushobora kukuzamo utavuga ku munwa abantu babona utegereje ariko gushidikanya kukakuza ukumva igitekerezo kiraje ngo ye uzapfa irandwara niyo kukwica kira kibazo ntikizakemuka uriya muntu wowe ntazakizwa hanyuma ijambo wabitse muri wowe nawe ugasubiza icyo kibazo kandi ntacyo nzaba Kristo mu mibyimba ye nakiza indwara zanjye azakizwa mfite isezerano nzatabarwa ugasubizanya n'uwo muntu ibyo bintu se byo gusubizanya tubikura he nuko ijambo ry'Imana riba rigwiriye mu mitima yacu niho nzabona icyo mbwira untutse kuko niringira ijambo ryawe kandi ntunkure rwose ijambo ry'ukuri mu kanwa kanjye kuko njya niringira kubona amateka yawe niho nzajya nitondera amategeko yawe ubudasiba iteka ryose icyampa ubudasiba bugatura mu buzima bwawe ntibibi bintu bya rimwe na rimwe ngo kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije nzavugira imbere y'abami ibyo wahamije ne gukorwa n'isoni ibyo Uwiteka yahamije byagwiriye muri twebwe gukorwa n'isoni ngo baravuga ngo iki ntabyo tuba tugifite ngo kandi nzishimira ibyo wategetse ndabikunda icyama wowe nanjye tugatura hanga nzishimira ibyo wategetse ndabikunda ndabiryoherewe bimbereye umunezero kandi nzamanikira amaboko ibyo wategetse ndabikunda kandi nzibwira amategeko wandikishije wibuke ijambo wasezeranyije umugaragu wawe kuko wanyiringije ibintu byose Uwiteka yadusezeranyije mu ijambo rye yarabitwiringije kandi nta kabuza birakorwa iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye nuko ijambo ryawe ryanzuye nicyo kimara umubabaro mu byago byanjye no mu makuba yawe nuko ijambo ryawe ryanzuye yemwe abo ijambo ry'Imana ryazuye dufite impamvu zo gushima Imana kandi iyo tugeze mu bihe by'amakuba n'umubabaro twibuka wa muzuko twabonye mu bihe byatambutse bikatubera imbaraga zikomeza mu rugendo abibone bajya bankoba cyane ariko sinteshuka ngo mve mu mategeko yawe ibigukoba bizahoraho burya nta muntu utabigira hari igihe ushobora kubona umuntu ukavuga uti we ntabyo agira ntabimukoba ntabimuhinyuza ntabimurushya oya abibone bajya bankoba cyane ariko ibyo ntabwo bimbera impamvu yo guteshuka ngo mve mu mategeko yawe Uwiteka njya nibuka amateka yawe ya kera nkimara umubabaro Uwiteka njya nibuka amateka yawe ya kera nkimara umubabaro ntakeneye indi nkunga iva mu wundi muntu kuko yibuka amateka y'Uwiteka kuko yibuka ijambo ry'Imana yimara umubabaro wamwinjiranye
wari uzi ko ibyo bintu nawe byashoboka ku buzima bwawe. Ngo uburakari bwotsa buramfashe, ntewe n'abanyabyaha bareka amategeko yawe. Amategeko wandikishije abereye indirimbo zanjye mu nzu y'ubusuhuke bwanjye. Uwiteka, njya nibuka izina ryawe nijoro, nkitondera amategeko yawe. Iki ni cyo nahawe, ni ukwitondera amategeko wigishije. Uza abantu amajoro ababera yo kubara imiruho n'imibabaro n'ingorane, ariko ahangaha ngo nijoro we yibuka amategeko y'Uwiteka, nibyo bimugarukamo, hanyuma bikururutsa umutima wari ubabaye. Mu ijoro nibuka amategeko yawe, nibuka ibyo wahamije, hanyuma bikanturisha cyangwa se bikangabanyiriza umubabaro. Iki ni cyo nahawe, ni ukwitondera amategeko wigishije. Uwiteka niwe mugabane wanjye, navuze yuko nzitondera amategeko yawe. Iki ni cyo nahawe, iki ni cyo ntashobora kwamburwa. Uzi ko ibindi bintu byose wabyamburwa, n'abantu wabamburwa, n'abantu baguta, n'abantu bahinduka, kuko ntabwo ushobora kuyobora ibitekerezo by'abantu n'imyitwarire y'abantu runaka. Ngo iki ni cyo nahawe, ni ukwitondera amategeko wigishije, ntabwo cyo nacyamburwa. Ngo Uwiteka niwe mugabane wanjye, navuze yuko nzitondera amategeko yawe. Iyo havuze ngo Uwiteka niwe mugabane wanjye, ngo Uwiteka niwe munani wanjye, ni heritage, ni ubutunzi bwanjye ntashobora kunyagwa. Ngo njya gushakisha umutima wose kundebana urukundo, umbabarire nk'uko ijambo ryawe ryasezeranyije. Njya ntekereza inzira zanjye, ngahindurira ibirenge byanjye ku byo wahamije, ngatebuka sintinde kwitondera ibyo wategetse. Niba uri hasi urambaraye witindayo, byuka wihutire kwitondera ibyo Uwiteka yategetse. Ikigoyi cy'abanyabyaha cyarambohabushye, ariko sinibagirwa amategeko yawe. Ikigoyi cyangwa imitego yarambohabushye, banturutse impande zose, ariko ntibyanteye kwibagirwa amategeko yawe. Mu gicuku nzakanguka ngushimire amateka yawe yo gukiranuka, mbana n'abakubaha bose n'abitondera amategeko wigishije. Uwiteka, isi yuzuye imbabazi zawe, ujye unyigisha amategeko wandikishije. Uzi ko ijambo ry'Imana rigwire mu mitima yacu, ariko tubona ko isi yuzuye imbabazi z'Imana. Uzi ko ijambo ry'Imana ritari mu mitima yacu, tubona Imana idahari, yarataye isi, nta mbabazi ifitiye abantu. Ijambo ry'Imana iyo rigwiriye muri twebwe, nibwo tumenya imikorere y'Imana na kamere yayo. Isi yuzuye imbabazi zawe, komeza unyigisha amategeko wandikishije. Uwiteka, wagiriye neza umugaragu wawe nk'uko ijambo ryawe ryasezeranyije. Ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizeye amategeko yawe. Amahitamo buriya ni ikintu gikomeye kandi cy'umumaro mu buzima bwacu. Twese turi amahitamo yacu, uko tumeze uyu munsi turi amahitamo yacu. Ibyo twahisemo nibyo biturimo. Ibyo bintu ntabwo tubikunda, ko hari igihe twisangaho ibintu bibi tukumva byajya ku wundi muntu, byaba ari uruhare rw'undi muntu, ariko bifitemo uruhare 100%. Mbifitemo uruhare nanjye 100%. Ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Bimwe rero mu bintu dufite by'ubutunzi bizana impinduka mu buzima bwacu ni amahitamo. Ajya twigisha guhitamo neza, kuko niduhitamo neza tuzasarura neza. Ngo ntarababazwa narayobaga, ariko none nitondera ijambo ryawe. Imibabaro umuntu akaguma muri Kristo igihe byari byiza. Ntarababazwa narayobaga, ariko uyu munsi sigaye nitondera ijambo ryawe. Sinkiyobagurika mu yandi magambo. Imibabaro yangezeho yambereye iy'umumaro. Imibabaro yakugezeho ntikwiriye gutuma utuka Imana uyivaho, ikwiriye gutoza amaboko yawe yo mu mwuka. Ngo uri mwiza kandi ugira neza, ujye unyigisha amategeko wandikishije. Abibone bajya bandemera ibinyoma, ariko njyeweho nzitondera amategeko yawe umutima wanjye wose. Abibone bajya bandemera ibinyoma, ariko njyeweho nzitondera amategeko yawe umutima wanjye wose. Hari icyemezo cy'ubupfapfa tujya dufata, tukavuga ngo aba bantu bubahaga Imana, bakoraga gutya, batwigishije gutya, bambereye, none uyu munsi dore nabo byokoze, nanjye iyo Mana nyimvuyeho. Icyo ni icyemezo cy'ubupfapfa. Abibone bajya bandemera ibinyoma, ariko njyeweho nzitondesha amategeko yawe umutima wanjye wose. Reka he kubaho impamvu n'imwe ituruka mu wundi muntu, ituruka mu bihe cyangwa situation yatuma uva ku Mana, ngo nuko kanaka yagize gutya. Nyine ni kanaka. Yesu ntahemuka, Yesu niwe wagupfiriye ku musaraba. Umuntu n'umuntu yacogora. Kuva kuri 70. Ngo imitima yabo ihonjotse nk'ibinure, ariko njyeweho nishimira amategeko yawe. Kubabazwa kwangiriye umumaro, kugira ngo nige amategeko wandikishije. Iri jambo ntiriryoheye umuntu akihagaze mu mibabaro, ariko iyo dukebutse inyuma mu mibabaro twavuyemo, tutaravuye muri Kristo, twarahagumye, dusanga byaratugiriye umumaro. Kubabazwa kwangiriye umumaro, kugira ngo nige amategeko wandikishije. Amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri njye, kiruta iby'ibice ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Icyampa ubuzima bwawe bugatura ahangaha. Amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri njye, kiruta ibice by'ifeza n'izahabu ibihumbi.
umwana w'Imana nuko yagombye kuba ameze. Ijambo ry'Imana ryagombye kuba rifite agaciro karuta amafaranga yari yose. Kuryubaha no kubana n'Imana byagombye kuba bifite agaciro kuruta amamiliyoni abantu bakugura. Imana iguha umugisha, igwize ijambo ry'Imana umutima wawe, ikugwirize kuribamo, ikugwirize kuyikunda, kandi uko rikubamo uzagenda uzamuka mu ntera y'umwuka. Imana iguha umugisha, urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.